ni muri Ten Tonight nkuko mumenyereye muri gospel tuba turi kumwe n'abanyempano batandukanye aho mu rukundo se iyi ni couple ikunda kubihakana nawe Salome uramwihakana ko mudakundana turi couple ibihakana turi couple ibihakana turi couple ibihakana Shimira Imana nyibyinire y'avait pas de couleur y'avait pas d'histoire mon âme seule y'avait pas de fête y'avait pas de cœur on cassait mon âme seule c'est le monde tourné par yama twongeye kubaramutsa kandi twifuriza amahoro y'Imana ineza y'Imana ikomeze ibane inama. This is Chris Pro Media TV cyangwa se Media Rwanda, aho ino YouTube channel izajya tugezaho amakuru amwe namwe y'ibyamamare y'aba star cyane cyane bo mu barihimba injyana za gospel cyangwa se zahimbiwe Imana, zaririmbiwe Imana. Aba bastar bakaba wenda maybe hari udushya bakoze cyangwa se hari kirimo kira trendinga kuri bo, hari indirimbo nshyashya basohoye, amakuru agiye atandukanye muzajya mugenda muyabona kuri no YouTube channel, ndetse n'ibindi bihangano bigiye bitandukanye, imbyino gakondo n'imvange mu rusobe rw'ibyiza byinshi cyane ino YouTube channel iba teganyirije. Aka kanya rero tukaba tugiye gutangirira kuri couple muzi ikunzwe izwi imaze kumenyekana cyane yatangiye ibihakana ariyo couple ya CR cyangwa se Salome Roberto. Iyo couple rero yarabihakanye cyane kuva batangiye gukorana indirimbo zahimbiwe Imana cyangwa se baririmbira Imana, aho cyane cyane bamenyekanye ku ndirimbo yitwa Umwungeri Mwiza. Umwungeri mwiza uhangayikishwa n'izatanye ugatuza rukuzitabuye komeza uturebana amaso y'imbabazi inshingwa yawe ngo iturengera. Akaba indirimbo ariyo bamenyekaniyeho cyane, bakaba baragiye bakorana n'izindi zitandukanye nka Dufite Imana, nubwo ubona bikomeye dufite Imana ibirusha gukomera. Dufite Imana iba mu ijuru itumenyera byose. Dufite Imana iba mu ijuru itumenyera byose. yes, bakaba barakoze n'izindi zigiye zitandukanye harimo Byinira Imana, Shimira Imana nyibyinire. yes, bakaba barakoze n'indi yitwa Rukundo. Mbese rukundo wagiye he wowe murage wadusigiye iki tugaruka twongere tubane tugaruka turagukumbuye garuka twongere tubane tugaruka uture muri twe. Yes, urumva rero ni indirimbo nyinshi bagiye bakora cyane, Ivu Rihoze, Icyaha n'izindi nyinshi zagiye zikorwa n'iri tsinda ry'umuhungu n'umukobwa Salome and Roberto. Aka kanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibigendanye no guhakana kwabo, uko bakundana n'urukundo. Abantu benshi bagendaga bavuga yuko banasaba bavukana, hagiye habamo ibintu bigiye bitandukanye muri runo rugendo rw'urukundo rwabo, ariko kano kanya tugiye kurebera hamwe uko byagiye bigenda mu ncamake. Abagiye bababaza bakababwira yuko ari couple iririmba gusa nta kindi kibiri inyuma,
nyamara abahanga bakaba baramaze kubibona yuko harimo ikintu byanga bikunda. Ndetse bikaba byaraje kugaragara mu minsi yashize, amutera ivi nk'uko muri kubibona, Roberto atera ivi Salome. Ibyo rero bikaba byarakomeje gutrendinga cyane kugeza aho byagiye bica mu binyamakuru bigiye bitandukanye no mu itangazamakuru, harimo za RBA, TV10, TV1 ndetse n'izindi zigiye zikomakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, si no mu Rwanda gusa ndetse no hanze byagiye bihagera. Couple nziza rwose ubona ko bahuje abantu bamaranye imyaka ingahe, burya hejuru y'imyaka 3 mukorana, bamuziranye bihambaye. Ubwo niba kuko urukundo rwabo rwari rwaratangiye imbere muri icyo gihe, cyangwa bikunda iyo myaka 3 bari myinshi kugira ngo ubuzi umuntu ku buryo wamwingira umuntu wawe wa hafi mu rugo. Nibyo rero baje kutwereka munsi yamutereraga ivi, ndetse nyuma haje gusohoka itariki y'ubukwe. Nyuma y'itariki y'ubukwe rero akaba uyu mugoroba hari yasohotse invitation. Iyo invitation nayo irimo udushya twinshi cyane, turaza kureba utwo dushya twari tuyirimo ku buryo nawe uri buze kureba rwose kumva kabisa ibintu biri serious cyane. Muri kumwe na Chris Pro rero hano kuri microphone, dukomeza turyoherwa n'ibiganiro bizajya bica kuri no YouTube channel yacu ya twese, Chris Pro Media Rwanda. Dukomeze rero n'amakuru yacu. Itsinda ryacu ryitwa Salome na Roberto cyangwa se CR, ni itsinda ry'umuhungu n'umukobwa. Nkuko nagiye mbivuga mu ncamake rero, ntabwo tujya muri detail. Abantu benshi bagiye babizi uburyo byagiye bigenda, uko bagiye bahakanira abanyamakuru bagiye batandukanye, ariko twe turibanda ku muno munyamakuru wa Radio TV10, uburyo yagiye babaza ibibazo barangiza bagahakana neza ko bakundana cyangwa se bafitanye umubano w'urukundo rwo kuzaba umugabo n'umugore. Arabihakanye bivuye inyuma, umwe ku wundi mwagiye muragenda mubibona uburyo munumva n'uburyo bagiye babihakana. Ariko muri uko guhakana kwabo nyuma banza ariho bagiye bakora igitekerezo bati why not. Ese ko abantu benshi bagenda bitubaza kuki maybe naho wenda hari igihe bazabitubwira, wenda twabatumiye kuri no televiziyo yacu. Ariko uburyo bagiye babihakana bishobora kuba byanga bikunda, byagiye bituma bakora iyi couple izave mu umuryango w'umugore n'umugabo. Ni byinshi rero bagiye baganiraho cyane, ariko nyine ako kantu kabanza kuzamo niko twishaka ko twiganiriraho ku rukundo rwabo. Ubwo rero baje kubigaragaza televiziyo nk'uko muragenda mubona muri izo video zimwe zitambuka. Bahakanira umunyamakuru bivuye inyuma rwose ati reka n'urukundo rw'abana b'Imana dufite, ariko just this moment turimo turabona ko rwa rukundo rw'abana b'Imana kuko rwakuze rukabyara rwa rukundo bahakanaga. Urwo rukundo bahakanaga rero nirwo rwaho hejuru muri kubona, ndetse hakaba rero hagiye no kugaragara invitation hano kuri ino TV yacu ya Salome na Roberto. Hari nayo tugiye kubasomera, hakaza kuba harimo ibyiza bitandukanye baduteganyirije mu bukwe bwabo, ariko hakaza kuza kuba harimo ikindi kintu gikomeye cyane, ari nacyo ngumya kubararikira kugira ngo mukomeze murebe, ukora subscribe, usharing ino video, ndetse ushishikariza bagenzi bawe kuba bakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho ibiganiro byiza byinshi kandi biryoshye kuba star mugiye mumenyereye mu muziki gatolika ndetse muri gospel muri rusange. Inga bikomeye amaboko yawe niyatwuhira nyakuvugwirizi. Ubwo turi couple y'abaririmbyi ntacyo, abantu babiri bari couple, ubwo nyine couple yacu niyo kuririmba. Naho mu rukundo se rw'abana b'Imana wenda. Iyi ni couple ikunda kubihakana. Nawe Salome uramwihakana ko mudakundana? Turi couple ibihakana. Turi couple ibihakana. Turi couple ibihakana. Turi couple ibihakana.
nk'uko mwabyiyumviye rero agiye babihakana inshuro nyinshi, bahakana ko bakundana urukundo rwo kuzaba umugabo n'umugore, ariko twaje kubibona abantu benshi mu mitwe yabo barimo bazi iri tsinda rya Salome na Roberto uko bimeze, aho byagiye bikomera cyane bikaba bigeze noneho ko beruye bakaba bashyize hanze invitation y'ubukwe bwabo, igihe buzabera, aho buzabera, n'ibindi byinshi bigiye bikubiyemo. Reka rero turebere hamwe iyo invitation uko ivuga, namwe murabona muri isomero aho hejuru, tukibande cyane ku gashya karimo kadasanzwe. Invitation itangira ngo kuko ufite urukundo aba afite byose kandi ntiruteze gushira. Umuryango wa Sebwaduri Auguste na Nyiratabaruka Rose n'uwakagina Boniface na Nzamucuma Prudentienne unejejwe no kubatumira mu muhango w'ubukwe bw'abana babo. Iratwibuka Marie Salome cyangwa se Marie Salome Cadette aka Cadette ndetse na Nshimiyimana Robert. Ubukwe rero ukazaba buteye kuri aya matariki ndetse n'iminsi bikurikira. Kuwa gatanu tariki ya 12 z'ukwa karindwi saa 9 zuzuye za nyuma ya saa sita cyangwa se z'umugoroba, hazaba gusaba no gukwa mu busitani bwa Mother Mary School Gahanga, aho niho bizabera. Kuwa gatandatu bukeye bwaho tariki 13 z'ukwa karindwi saa 7 zuzuye gusezerana imbere y'Imana Katedrali ya Saint Michel. Saint Michel niho gusezerana imbere y'Imana bizabera. Noneho saa 10 kuri uwo munsi nyine kuwa gatandatu, abatumiwe bose nyine bazakirirwa muri Madame Mary School Garden hari Gahanga. Ni ibintu byose bizabera byo kwiyakira. Hakaba rero ikintu gikomeye cyane ari nacyo cyagaragaye hano muri no invitation ikomeje gutuma abantu bavuga amagambo menshi cyane, icyitwa dress code. Ibigiye mu buryo bw'imyambarire, buri muntu wese w'umukobwa asabwa kuzaza yambaye ikanzu y'ibara rimwe. Urumva, buri mukobwa wese uzitabirwa ubukwe asabwe kuzaza yambaye ikanzu y'ibara rimwe, naho umuhungu wese uzaza muri ubwo bukwe asabwe kuza yambaye costume ku bahungu, ikanzu y'ibara rimwe ku bakobwa. Mwabyumviye rero ko ibintu bitoroshye habe na gatoya muri buno bukwe bwa Salome de Roberto kuri ariya matariki. Nizera nashidikanya ko mwese mugomba kuzaba muhari rero mwambaye iriya myenda yavuzwe haruguru. Abakobwa mugomba kuba mwambaye ikanzu y'ibara rumwe, abahungu mwambaye costume. Umva ko ari ubukwe nyine buzaba ari ubukwe butangaje kandi wambaye. Niyo mpamvu rero buri wese asabwe kuzaza yambaye muri ubwo buryo kugira ngo ibirori bikomeze bibe ibirori dushyigikira abantu bacu, nubwo bari baratangiye babyakana, ariko byabaye ngombwa ko Imana ibafasha bakaba bagiye kuba umwe, bagiye kunga ubumwe. Wowe urabitekerezaho iki ku bigendanye n'iriya myambarire, ku bigendanye n'ubukwe bwa Salome na Roberto? Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa se ushaka kutubwira ku bigendanye n'ubu bukwe bwa Salome na Roberto, jya hasi wandike muri comment uvuga uko byumva, uvuga ikigutangaje, uduhe inyunganizi ndetse n'uburyo ikaza yadukorera ibiganiro byacu. Wibuke ko Chris Pro Media TV ihari ku bwawe kandi ku bwa buri muntu wese. Komeza rero dushyigikire, ukore subscribe, ukore share, ntibibagirwe like, ubundi dukomeze tubane muri bino biganiro byacu, twishime tugeze. Ciao ciao, naho mu bukwe bwa Salome and Roberto.